Kuwa kane tariki ya 18 ukwezi kwa gatanu 2023 ni igihe cyo gutera intambwe nshya, umunsi w'138 w'umwaka. Kubw'ishyaka ryinshi wagize ku murimo wanjye, nanjye ngiye kongera nkwiyereke kandi nzabana nawe mu rugendo rwawe rwose. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 19 umurongo wa 10 kugeza ku wa 11. Nawe aramusubiza ati, nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka Imana nyiri ingabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicaniro byawe, kandi bicishije abahanuzi bawe inkota. Ni jye jyenyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Iramubwira iti, sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka. Uwo mwanya Uwiteka amucaho, maze umuyaga mwinshi wa serwakira uraza usatura imisozi, umenagura ibitare imbere y'Uwiteka. Ariko Uwiteka yari atari mu muyaga. Umuyaga ushize habaho igishyitsi cyinshi, ariko Uwiteka yari atari muri icyo gishyitsi. Mwene data, ishyaka wagize ku Mana ntabwo wirengagije. Ubuto buri munsi, buri gitondo, buri mugoroba, buri cyumweru, benshi bakavuga ko wabuze icyo ukora, ariko Imana ntabwo izabyirengagiza na gato. Ndetse ku bw'ibyo igiye kukwiyereka. Tegereza, ntutinye. Nubwo ibigeragezo hari igihe byiyongera, ibibazo bikaba byinshi, gahinda kakaba kenshi, abo utakiye bakagenda bakuvuga ngo ese kusenga kuki uhora muri ayo maganya, ngo ese kusenga kuki uhorana ibibazo. Bibiliya iravuze ngo umuyaga n'igishyitsi byaraje bitera ubwoba Eliya, ariko Uwiteka ntiyarabirimo. Ibyo bibazo biri kuza bireke biracaho, bireke ibyo bigeragezo biracaho, reka ayo magambo aracaho, reka ubwo burwayi buracaho, ubwo bukene buraza gucaho. Ariko nyuma y'ibyo, nyuma y'ayo magambo bari kuvuga, Uwiteka agiye kwiyerekana, ugiye kongera kumva ijwi rye, ugiye kongera kubona ikiganza cye gikora ku buzima bwawe, kuko ni Imana itandukanye ibi, ni Imana irema idashingiye ku byo abantu batekereza. Uwiteka umucyo ugiye kukurasira. Mana, ndagushimye kubw'iyi ntambwe nshya, ndagushimye kubw'umugisha n'ineza uzanye kuri mwene data n'inzu ye, bavandimwe be, umuryango we, bizinesi ye n'igihugu muri rusange. Yerekane mu buryo bwose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.